Okay. Agafilimi kacu ko gatangiye hari washyize hano icyakura vise ni wacu ariko yibereye kuri telefone. Ako kanya rero igisitati cyacu cyahise gifata kino cyakura gihita kigitsindira muri buriya buryo gisubiza isahani aho ngaho cyitonze. Wana kupi ku rundi ruhande hari uwakibonye. Biriya ni ibiki mbonye hariya hirya. Ya base barakwereka vise ni wacu rero ukavugira kuri telefone asoje agiye gufata isahani ngo agende asanga isahani irera. Ibi ni ibiki banyarwanda? Byaramucanze yitegereza ibyo yitegereza kimurengeraho umufana. None se uko bimucanga hariya rero buroda wacu we yabibonye kuva kare, yabonye akantu ku kandi uko byagenze. None se uriya muntu ariba ni igisitati cyangwa vise ni wacu watangira gushakira ahantu hose? None se ni iki gisitati kinyibyera hatangira kukizenguruka gake gake rwose akitegereza amaye nka data. Vise ni wacu nabyumva neza, yarakitegereje ahantu hose rero akireba muri ubwo buryo. Gusa uko akireba darotere kote buroda wacu nawe akomeje kukireba rwose yitonze. Aya basi biriya ni iby'i Rwanda cyangwa niko buroda wacu ari kuvuga? Vise ni wacu we hano byamwanze mu nda, we ntabyumva neza rwose. Yaraje afata isiyeti cyangwa se agasahani ahita macinga arigendera, gusa ntabyumva neza. Basi ukurikira unarebera akantu ku kandi agafilimi bakise starter. Basi kumva urusitati ruri hano rero. Sasa urusitati rwacu nuko rwamwitegereje agenda runamwenyura muporampora, rwaramusetse wo gatwa we. Ndakwemeje sha umva ko inyanza bogeza. Kumbi buroda wacu nawe yarabibonye. Reka nze nkwereke sha. Araka basi yahise agisatira. Aya nako nkubwira ngo ukore subscribe muri mushyashya kuri iyi channel kugira ngo udufilime nk'utu twiza tw'umwaka kandi twiza tukugereho 5 kwa 5. Iki kiraza maze nta gutinda gikomanga runo rusitati. We wa rusitati we igisitati cyangwa kubuja wana aragikomanga, gusa we nakubonye sha winyigiraho nyoni nyinshi sha. Nakubonye utsimba icyakura mwaho ngaho muri tiruwari. Aragikomanga rero cyanze. Buroda wacu nawe numurara wana yazanye intoki agiye gukoramo. Buretse gato igisitati cyita kibivamo burundu. Buretse kabisa ndaguha ntugire ikibazo. Meriza rero ugize vuba. Igisitati cyacu rero gikoramo cyitonze gikura y'inyama nziza y'igisore. Akira ariko amahoro ahinde. Hoya ntabyo guhinda mpindisha. Mindi rwose nakwiboneraga. Igisitati cyacu rero nanone kirongera gikoramo cyitonze muri muno buryo. Uko gikoramo rero cyakozemo kimukuriramo indi ntongo nziza. Inyama rwose imeze neza. Ndakwemeye mwana, ahura igitafu wanjye kabisa. Noneho rero sasa reka njye kukuzanira abantu hanyuma ubakokore. Ati siko bimeze? Icyo gitekerezo ni inyamibwa ja babyumvikanyeho rero. Aho ndakwemeye cyane. Buroda wacu arabanza tsimba n'inyama rero muri buno buryo. Mwibuke inyama bazibye vise ni wacu. Inyama z'inkoko zikaba ziryoha kubi rero sasa. Nta kindi cyakoze rero kimaze gutsimba ibyo gitsimba. Ako kanya nta gutinda wana reka noneho nkwereke ikintu twikorera. Ati siko bimeze? Basi cyahise kimacinga muzuri sana cyitonze nk'andi mabandi yose. Aramacinga ngo uzave kubimyaka. Haraka buroda wacu Nigerian people. Haraka basi wana cyaraje rero gisanga uwitwa Habimana wacu yihagarariye hano. Salama reko bro, salama kabisa. Ndakwinginze ngo ino nkwereka akantu umfasha. Ati siko bimeze? Reka tugende jo. Habimana wacu yaragikurikiye muri ubwo buryo kandi yitonze wana
kiramuzana rero cyitonze gake gake bucece bucije mu karitsiye, kimuhagaritse hano imbere y'igisitati rero cyacu. Niko iriya nzu iri hariya hirya, iriya imeze kuriya niyo ya Rwabugirisha. Niko niyo ya Rwabugiri hanyurwa ifura Eugene sha. Reka reka uwo muntu nta nubwo muzi pe. Wana kumbi igisitati cyacu cyarimo kibande Abimana wacu. Iriya rwose ntago mbizi nimba iriya Rwabugiri hanyurwa ifura Eugene. Reka mbonereho nanamusuhuzi. Igisitati cyacu cyaramukokoye rero kimucyuza umunyu. We ndumva utari ko byumva neza toka mbere yangu. Cya broda rero cyanatutse Habimana wacu. Ito nigendera nawe wamuginga, urabona kuntu ntashije umwanya wanjye. Yagiye yarakaye Habiri wacu rero ntabwo abyumva neza. Gusa Habimana wacu uko agenda iki ngiki nuko kimwitegereza kandi kimeze neza cyane. Wana Habimana wacu nawe aramacinga abagenzi, aramacinga arakarenga, aragenda mwendo wa Seviliyani, ingendo y'abasevire. Uko yakarenze rero ibi byahise wana turamwemeje uriya nawe. Basi cya broda cyacu gikuramo udutelefone bamukokoye twiza cyane. Kumbe ku rundi ruhande uwitwa Vincent wacu yarabibonye. Biriya ni ibiki ndi kubona? Abangaba rero babagabanye telefone bamaze gukokora umuntu, bitonze kandi neza cyane naguhubuka. Wana Vincent wacu we ari kubyitegereza. Gavo uriya muginga buriya se wanyibye cyakora cyangira. Niko ko nari nzi ko ari igisitati bigenze gute kandi Vincent wacu yahise amenya ko ari we wamutwariye icyakura. Haraka basi uyu nguyu yaramubwiye ati rero reka njye n'aha hirya nza n'undi muntu tumukokore. Ati siko bimeze, ati nyaruka cyane. Maze cya broda cyacu nacyo cyita kimacinga kijya kuzana undi muntu bakokora. Dore uko kimacinga. Wana kumbi Vincent wacu Vesa ibintu byose ari kubikurikiranira hafi bagenzi. Wana iki ngiki cyaraje rero kibwira uyu mufande wihagarariye hano wikohoye. Ariko babafande komera fande yamba ariko wana ndakwinginze rwose ngwino nkwereka akantu mfasha hano hirya. Siko bimeze afa samahane rwose. Afande wacu ahita agikurikira rero ngajye kugifasha. Ukurikira unareba akantu ku kandi atagira akaza kugucika. Ari nako nkubwira ngo ukore subscribe nimba uri mushyashya kuri channel. Haraka basi baraje rero mwendo n'uwo nguwo. Ako kanya barahageze. Avande wacu rero dore ngarahagarara imbere y'igisitati. Niko iriya nzira yari haruguru niyo bavuga yahanyurwa ifura Eugene Rwabugiri. Ruriya ruzu runini rwa etaje rw'umweru. Kumbe uko bari kumurangisha rero bamubaza ubusa cyatangiye kumwiba. Kumbi ibyo byose uwitwa Vincent wacu arabibonye. Maze Vincent wacu ahita kuri telefone fasta nk'abandi nyoni bose nawe atangira gukamera. Basi uyu nguyu afande bari kumwiba nta kinabiziho. Ikino cya broda kiri kumurangaza. Urave kubiyi duniya cyaramurangaje shahu. Wana uyu nguyu ibintu byose ari kubifotora rwose. Maze ahita yataka Vincent wacu kandi yaje yanarakaye. Kumbi kino kirakiba fande. Kirebye ku ruhande cyabonye umuntu waje warakaye. Ariko basi nawe Vincent nuko yaje yarakaye kandi nta mikino afite. Ukurikira unarebe rero sasa cyaramubonye kandi kibona nta mikino afite. Kitagifata kano gakeso gihita kikarenga kirirukanka. Ariko basi urusitati rwacu rwaragiye rero. Vincent wacu ahita acakira rwa broda. Wana abaki kandi afande rebe iyi video. Afande wacu kwitegereza neza yabonye bari kumukokora. Wana yabonye barimo kumukokora rwose. Amafaranga yaje dore n'uwo nguwo uri inyuma uyafite. Kumbi kureba neza babonye w'inyuma yakarenze kera cyane. Basi iki rero nta kindi bagikoreye. Wana afande yahise agitera ibitugu. Ari naka gafilimi kacu kagera ku musozo wako mbabwira ngo mwirinde kwiba nta keza kabyo. Imana ibande bityo kimwe mwese twabanye. Cyaho